Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mwakoze subscribe ku Kibabi TV. Ni iby'agaciro kuba tubafite. Reka dufatanyirize hamwe kwagura uyu muryango w'Ikibabi TV, dukomeze kwitungira amagara yacu. Ibaze ngo uyu munsi nkuzaniye iki? Uyu munsi nje kukubwira ku bijyanye n'ikirungurira. Warigeze kugiraho ikirungurira, uzi ukuntu uba ubangamiwe, cyane cyane iyo wumva ibintu byotsa bigenda bizamuka mu muhogo. Kuri bamwe ikirungurira gishobora guterwa n'ibiryo bimwe na bimwe cyangwa se imyitwarire bagira ku buzima bwabo, nko kunywa itabi, kubyibuha cyane cyangwa se ibindi. Ku bandi gishobora guterwa n'imyenda ifashe cyane wambaye. Ikirungurira giterwa na acide yo mu gifu iba iri kugaruka mu muhogo. Nubwo hari imiti igikiza, tujye kurebera hamwe uburyo wakoresha kandi bwihuse bwo kukirwanya. Ngiye kukubwira uburyo butanu bwo kurwanya ikirungurira. Ubwa mbere ni uguhagarara wemye. Mu gihe ufite ikirungurira si byiza kwicara cyangwa kuryama. Ugomba guhagarara, ugahagarara wemye, bifasha ibiri mu gifu kutazamuka mu muhogo no kongera kumanura iyo acide iba yageze mu muhogo igasubira mu gifu, bityo ukaba ukirwanyije. Uburyo bwa kabiri ni ukunywa icyayi kirimo tangawizi. Amazi ashyushye wongeyemo tangawizi byibuze amazemo iminota 10 cyangwa se tangawizi imazemo iminota 10 ugahita uyanywa. Tangawizi ni umuti mwiza ukoreshwa muri byinshi, harimo abantu bakunda kuruka mu gihe bakoze urugendo, kimwe no koroshya mu muhogo igihe harwaye. Iyo mu muhogo horoshye gutyo bituma acide itazamuka ngo igere mu muhogo. Niba ukunda kukigira, ushobora kunywa iki cyayi iminota 20 byibuze mbere yo kurya, cyangwa waba wagize ikirungurira ugahita ukinwa nyuma yo kurya. Gatatu ni ukunywa vinegere cyangwa se ukanywa amazi arimo indimu. Vinegere na acide, ahubwo yakongera acide nyinshi mu gifu. Ushobora kwibaza impamvu ikoreshwa. Kunywa akayiko kamwe ka vinegere bifasha umuhogo gukora neza, ni ukuvuga kwifunga igihe ihuye na acide ivuye mu gifu. Icya kane, bicarbonate de soda cyangwa se umunyu wo muri farumasi. Ufasha mu kurwanya acide itwika mu muhogo iyo izamutse ivuye mu gifu. Fata akayiko gato k'uyu munyu mu kirahuri cy'amazi, ubundi unywe gake gake. Mu gihe ufite ikirungurira ni byiza kunywa ibintu byose gake gake. Icyitonderwa, uyu munyu ntugomba gukoreshwa mu gihe kwa muganga bagutegetse kugabanya umunyu urya. Icya gatanu ni uguhekenya shikarete. Shikarete nazo zifasha mu kugabanya acide. Kuzihekenya byongera ikorwa ry'amacandwe agafasha mu kugabanya acide iba yabaye nyinshi mu nzira y'urwungano ngogozi. Ni byiza guhekenya shikarete byibura iminota 30 iyo umaze kurya, mu gihe ukunda kugira ikirungurira. Nukoresha ubu buryo bwose bukanga cyangwa ukaba ugira ikirungurira inshuro zirenze 3 mu cyumweru, iyo uriye ibiryo cyangwa unyweye ibindi bintu, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko urwaye indwara yo kugarura ibyageze mu gifu. Ni ngombwa kujya kwa muganga. Bimwe mu byagufasha kutagira ikirungurira: ntukaryame ako kanya ukimara kurya. Fata ifunguro rya nijoro byibura amasaha 3 mbere yo kuryama. Irinde ibiryo byakongerera ikirungurira nk'ibirimo amavuta menshi cyangwa urusenda rwinshi. Gira ibiro bikwiriye bijyanye n'uburebure bwawe. Ubwo bwari uburyo bwo kurwanya ikirungurira n'uburyo ushobora kukivura. Reka tubabwire rero mugire umunsi mwiza, ariko nambibutsa ko ushobora kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu za Facebook ni Kibabi TV, YouTube channel ni Kibabi TV, ndetse na Instagram na TikTok byose ni Kibabi TV. Turabakunda, mugire umunsi mwiza.